Muraho neza, mbahaye ikaze kuri Light TV 20. Uyu munsi tugiye kugaruka ku gice cya kabiri, nicyo tugiye kuvugaho. Agahinda k'umwana gategwa n'ababyeyi bawe. Igice cya mbere twarangirije ahavuga ari njye na mama twararaga hanze ariko bwacya ntumenye icyabaye. Ndagusaba gukora subscribe wowe utarakora subscribe kuri iyi channel yitwa Light TV 20, ugakora no kuri notification kugira ngo ujye ubona ubutumwa buri uko nsizeho video. Reka dukomeze n'igice cya kabiri. Muri icyo gitondo narakarabaga nkajya ku ishuri, ntaba nagiye ku ishuri igitondo nkajyayo ikigoroba. Najyaga kuragira ihene mu gihe ntagiye ku ishuri. Najyaga kwiga ari agahinda cyangwa se igihe nagiye kuragira kubera amakimbirane y'umuryango, sinigaga neza uko bikwiye. Navaga kuragira mfite intimba, nagera mu rugo nkazirika ihene. Bwamaraga kwira nkabwira mama angaburire vuba njye kuryama papa ataraza. Mama agakoresha ibishoboka byose kugira ngo wenda papa aze kuza maze gusinziraho. Ibyo byose byakomeje gutyo kugeza ngeze mu myaka 10. Mu mwaka wa 10 nigaga mu wa kabiri primaire. Icyo gihe nari nsibiyemo ndetse no mu wa mbere nari narasibiyemo, byose biturutse ku makimbirane y'umuryango. Muri uko gusibira mu wa kabiri papa yanze kungurira amakayi yo kwigana avuga ko nta bwenge ngira. Narababaye cyane. Numvise nanze kuragira, numvaga kuragira nabyo ntacyo bikimariye. Natangiye kuragira ntabishaka, numvaga ntanze kwirirwa mu gasozi, ahubwo natangiye gukunda kwiga. Icyo gihe natangiye kuza mu myanya myiza kurusha igihe cya mbere, nirirwa mu gasozi ndagiye ihene zo mu rugo. Nubwo amakimbirane yakomeje ariko nkihangana, nageze aho ndabimenyera, nubwo nawe umenyera kabi. Byakomeje gutyo. Ubwo nageraga mu wa gatandatu w'amashuri abanza, papa yatangiye kumbwira ko atazigera andihirira n'insinda. Natangiye kumva nayo ari imbogamizi. Nkiri mu wa gatandatu, umubyeyi wo muri batisimu yandagije ingurube. Nubwo muri uwo mwaka wa 2012 ndi mu mwaka wa gatandatu. Reka tube dusubikiye hano igice cya kabiri, tube tugisubikiye ahangaha. Ndagusaba gukora subscribe wowe utarakora subscribe kugira ngo ujye ubona video, ariko ndagusaba ko wakora no kuri notification, ukore no kukazogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa kubwa ko nasizeho video. Nshimira cyane umuntu wakoze subscribe kuri iyi channel yitwa Light TV 20. Warakoze cyane kwa waremeye gukurikira video nge nashyiraho. Nsaba nawe utarakora subscribe ukora subscribe kugira ngo igice kizakurikiraho nacyo ntikizagucike. Ndashimira nanone umuntu wese warebye cyangwa se wowe wemeye kureba iyi video kugeza igeze ku musozo. Wakoze cyane, nawe ndagushimiye. Imana ibahe umugisha.